turagiye ku muryango aribaye ariko mu maso gusenga mazi yarakonje ntiwari uko imvura yaraye ku muryango sinzi waramutse salama meze bite po makuru yo kura mu kazi umva ni hangova gusa hari Fisto kazi Fisto unanuka genda udutse kado aze bitegura tujye gusenga yaravuba ihuta Bueno, samaze kwitegura bagazare tumurindira ze uko twajya gusengera vuga mu maso shaho tujye gusenga kiravuba tudakererwa ndikubona akazuba kavuye kubera ko imvura yari yamukiye ku muryango wagize vuba nje wanangije papa niko ni byiza funga icyo gifungo angiza vuba shaka tugenda si wamaze kunoga ubundi no tujye kwambara tugiye kwambara ikoti kirimo agashati tugiye kutwagenda sibyo twamaze kwambara hose urabona kuririmba kubishyuza bitaka biza ariko papa ubundi twabisaba dufite ari ubuzima rwacu bwarubuze abashyitsi kuko tutabira rwose dukora umugenzi wacu abari n'ubwo tutamubona kosi ariko ko twaje gusaba bamushitse reka dutumubwire tuze kubisana rwacu noneho nawe ntabyumva nawe ari kubyumva araza tujana ninde uyu muvandimwe se yewe turanye mu mubwira ze nta kibazo mu cyo Fisto wagana ukamubwira nje ngabona kureba umwaka uri mu rukundo umubwira se hano ariko rukundo Priza papa ari kugushaka ariko nshakira iki sinamenya ukakubwira ibyo ari kugushakira kanze ndaje none iki murindiye aka gakombe ni ndabishira Bravo. naje meze bite se nanone sirongera ncuruje none se atugiye ku rusengero ako niba utari busy udahuze byakabaye ngombwa ukaza kutubera umushitsi reka nje navuyemo mani by'amadini ntago nkibibamo oya uzi se urusengero rwacu ntago nduzi urusengero rwacu rubamo ibyiza byinshi ikihari iyo dutuye ya maturo twatiye turayafata twamara kuyafata tukayahereza abashitsi baje nese nta mafaranga make ufiteho byibura ko ndayakwishura oya twe turaguhereza kuyo turatura turaguhereza kuyo turatura kugira nyine uba wigurije kuri ayo ndaguhereza kuyo muri oya itegure uze tujyane urafata kuyo turatura pasiteri ntabwo agira igishika cy'amafaranga waba uri kumbesha oya pasiteri ntabwo agira igishika cy'amafaranga urayabona
ako muzangurira n'intama ya ntacyo bitwaye nta kibazo ushaka n'inda nta kibazo tugende intama gusa eh wowe nuza 5 urabona nako n'ingoko 10 ni inzara yose mwa ariko kubera ari amafaranga tugende ntari okay ntari sawa imana iguhe umugisha twagiye umva ntari bi hanyirinda katurama zikona nibagiwe bibiliya yewe ya aha bose baragiye Yemura agahungu gatuye hirya aho n'ibintu gahetera ndi kubona hari bino bintu bisa n'ibitangaje gusa bayiki ambahinga byose babimaze kandi ni babapangayi babaga hano hakana kabisa pangani nibaza ndababonaho kabisa turahangana byose babyabuye babimaze bishangi nibwo byo banzigiye mu ndebere kabisa bino bintu bibaho amafaranga yanje kaje kubona muri cyangika ya baba n'amafaranga yose bajanye igikapu naco bagitwaye ubwo ibindi ndabikora gutekana ubu nimba mbabonye sinzi ko biragenda wapi no bahagarara aho ngaho basoga kuruza mugiye gusenga mwanya ibi bintu byose mukabijana n'amafaranga ngo muvuye gusenga ibi banyibye n'amafaranga n'igikapu byose babitwaye ya bose ntabwo aritewe n'ukuri kw'Imana oya ndibibaho njewe amafaranga yose tubabarira n'ukuri kumva bose dari tubabarire ndari twe n'ukuri njewe muramvira mu nzu zaje ngaya amafaranga yawe ya tubabariye muvuga yo nabana yo ndabakubira na kabiri oya tubabarire bose umva tubabarire aracururuka mu nzu ngaya ndumushaka aracururuka mu oya nje muramvira mu nzu ndibishoboka Bunese muri kureba ikibazo ko kigenze dore nano ngafunze ko batwibye natwe sabintu byose cyangwa yanjye banyibye mwe sugo mana n'ibiki bemwa itiri ningi yanje mva ngwino twige kino kibazo
Nutwige kino kibazo. Sangwa tuzacu zose. Ngenda ndi gutakida amafaranga mwe ngwino. Nembe telefone bayijanye. Amafaranga mabete tuzabashaka. na bucikopa yanjye bayitwaye mani na bucikopa nta kintu nsigaranye ubwo ndi gutyo mani simwe mwanyeheje mani ngo tuje gusenga nta n'ikintu mwigezemo Dusubira gusenga bazaguha Dusubira gusenga bazaguhinga bazaminga se nose bwo nzagenda gusenga Nzi ikibazo uko kimeze none ko bose bamwibye kandi igisambo kibye hano akaba atari icyakuri mwareka ahubwo tukiga inama tukabesha ko twagiye gusenga tukaguma mu nzu ko turagifata none tukakimurika bose twamara kukimuhereza ubundi agatsindwa n'urubanza twe tukababera none se aremera gute ko tugumye mu nzu ye kandi yaduhakaniye aremera subonye ko yacururutse se yacururutse nta kibazo senze pe nose bw'umuntu nta n'igihumbi mani mfite bose turagukeneye gake natwe rero dusanze batwite ariko muze ko gutakamba tugiye kwihereza iminsi naba twafashe icyo gisambo tukikwereke kuko natwe inzugi baziciye tubabarira turakwereka iki icyo gisambo we nta n'ikintu dusigaranye kuyiha iminsi ingahe twihaye iminsi 2 nyuma y'iminsi 2 turaba twakweretse icyo gisambo ubu ni mu gitondo saa 10 mu mukingerejeho niho ndabaye imbabazi kumva si okay boss aracururukaga numugira neza rwose umva ningifata umva ariko nje amafaranga nanjye afite oya watubabariye kuva babiretse nuko nta kibazo umugoroba mbe nawe mwagangejeje oya kibona dugira ikibazo sawa iso mugire shambu tujye gusenga birakado tujye gusenga rukundo Preza siwemena natwe tugiye kujya gusenga nubundi ntawabura byose ntawabura imana ngabure n'ibyisi ndaje tugende dufasha n'ugiye ikibazo reka nze tugende sawa tukubye kinga basubire gusenga Igisambo cyawe umwanya huko